Reka ntangire ngusuza wowe wahisemo gukanda subscribe kuri Kigali 500 TV. Amahoro umugisha bituruka kuri Nyagasani nibyo nkomeje kukwifuriza. Nge wumva kuri mikoro za Kigali 500 TV nk'ibisanzwe ndi Hassan Nyawe. Nyemerera kuri uyu munsi rero, umunsi wa bonanne cyangwa se umunsi twakwita ko ari ugutangira umwaka mushya, hanyuma ngutembereze hano mu karere ka Rwamagana. Ngira ngo murabibona neza ko aha turi ni muri salo. Ni salo twavuga ko yogosha imisatsi, ndetse iyi salo twayinjiyemo kuri uyu munsi dusanga icyitwa babasore bogosha kuri uyu munsi ntabahari, ndetse ni salo nziza yitwa ngo ni VIP, ndetse kuri uyu munsi twahasanze umwana w'umukobwa wabigize umwuga kandi uri kogosha neza cyane. Ngira ngo abantu bose niwe bitabiriye kandi ari kubogosha neza cyane nk'uko mubibona. Ngira ngo murabona ko hano ari kogosha umukiriya neza, azi guconga ubwanwa neza bishoboka, ndetse urabona ko abikora neza cyane. Turagira ngo dutangire tuganira n'uyu mukobwa gakeya, hanyuma atwemerere atuganirize atubwire uburyo abikoramo. Mukobwa wiriwe neza? Watangira wibwira abakurikiye Kigali 500 TV? Watubwira amazina yawe? Umukobwa Isimbi Aisha. Yego. Nkorera muri Rwamagana. Ni salo ya VIP. Ndi umukobwa nyine nkora ibintu bijyanye n'imisatsi, ari ukogosha, ari ugusuka, byose ndabizi. Ubu none tugusanze uri kogosha umuntu, mbese turabona nta bandi bantu bahari. Ni wowe wakoze kuri uyu munsi wa none? Wakoze, abandi bagiye muri bonanne nyine nk'uko ubibona. Hanyuma wowe uravuga uti ngewe nta mpamvu yo kujya kuryoshya, ahubwo reka nkora akazi. Cyane. Ngira ngo hano murabibona koko umukobwa nk'uko abibabwira niwe uri muri salo wenyine, ndetse mpageze amaze kwakira abandi bakiriya, akaba afite abandi, ndetse nanjye ndumwe mu bamutegereje muri aka kanya kugira ngo nanjye aze kunyogosha. Ngira ngo murabona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma mukobwa, ngira ngo ufite adresse cyangwa se nimero ya telefone waha abantu kugira ngo n'ikindi gihe bajye baza bagusaka? Birahari. Wababwira nimero yawe? 0783 Wayisubiramo? 0783 Nagira ngo rero nawe nkushishikarize kuza kwiyogoshesha muri iyi salo, ndetse irimo umukobwa mwiza cyane. Aha ni mu karere ka Rwamagana, ukinjira muri Rwamagana neza gatoya, ugisohoka muri gare utambitse gatoya kuri etage ya mbere hari ni hejuru gatoya. Ngira ngo wahita uhabona ukihagera, cyangwa se ukamamagara kuri iyo nimero. Reka ngushimire rero wowe wakomeze kubana natwe kuri kamera za Kigali 500 TV. Ciao ciao.